ugakorera Imana neza, ukayivuga neza, ugakorera Imana n'imbaraga zawe n'ubwenge bwawe, ukakira umwuka wera muri wowe, ukifuza ibihimbano by'umwuka, ukagambirira kugira neza, ukagira ishyaka, Imana irazirikana. Nta buzima itagusangamo, nta buzima itagusangamo, nta buzima itahindura. Mu yandi magambo, Yesu nashimwe, Yesu wacu ahabwa icyubahiro. Ndashima Imana cyane muri iki gitondo, igitondo cyiza, igitondo cy'umugisha Imana yaturemeye kugira ngo tunezerwe. Ndashima Imana cyane. Ni Gatera Jose rero nk'uko bisanzwe guturuka muri Philadelifia. Ndashima Imana y'amahoro, Imana igira neza, Imana ishobora byose, Imana twizeye ntabwo igikoze isoni, Imana izirikana. Nje kukubwira ngo Imana irazirikana, Imana dusenga irazirikana, Imana ihabwa icyubahiro. Ariko mbaje kubasuhuza mwese abadukurikirana, abadusengera, abari kumwe natwe, abadufasha amaboko mwese, Imana yo mu ijuru ibaha umugisha. N'ukuri ndawubifurije, mbifurije kubana n'Imana mu bundi buryo, mbifurije kubana n'Imana mu bundi buryo. Imana ibane namwe, ihagararane namwe, ibafata amaboko namwe, Imana yo mu ijuru ibagirire neza. Nabasuhuzaga rero, ni Gatera Jose guturuka muri Philadelifia nk'uko nabivuze. Ngarutse imbere yanyu n'imbere y'Imana isumba byose, nshima Imana yo mu ijuru. Ndayishimira ko izirikana, ni Imana izirikana, ni Imana igira neza. Ndayishimiye cyane. Uyu munsi ndashaka kuvuga ko kuzirikana kw'Imana. Tumaze iminsi twigisha ijambo ry'Imana, iba yadushyize ku mutima, kandi tugashima Imana ko hari bamwe usanga barikurikiranye bagahagarara mu ijambo nk'uko Imana ibishaka, bakanaduhamagara bakadusobanuza aho badasobanukiwe, kuko ibintu ijambo ry'Imana, iby'Imana ni uguhozaho. Ntabwo wavuga ngo ndabizi, ndabimenyereye. Oya, ni uguhozaho, ukaguma ukizwa, ukaguma wihana, ukaguma wezwa, ukaguma ushaka Imana, ukaguma ukurikirana kumenya amakuru yo mu ijuru. Rero ndashima Imana cyane kubadukurikirana bakanaduhamagara. Niyo mpamvu dutanga inomero zacu kugira ngo muramutse mutwifuje, kuko hari byinshi dushobora no kubasobanurira kurushaho bikurikije uko wumvise. Niyo mpamvu tuzibaha. Rero muri urwo rwego turabashimiye, n'ukuri Imana ibaha umugisha. Abadukurikirana mwese, abadushyigikira mwese mu buryo bwose, Imana ijye ibaha umugisha. Reka rero uyu munsi turashaka kuganira ku ijambo ry'Imana rivuga kuzirikana, kuzirikana kw'Imana, kuzirikana kw'Imana. Imana irazirikana, Imana irazirikana. Nawe ubitekereze, hari abantu wagiye uzirikana, hari abantu bagiye bakugirira neza, ukabura uburyo witura, ariko ukavuga uti runaka twarabanye, ukagenda utekereza mu buzima bwawe intambwe yose wagiye utera. Hari abantu bagiye bagushyigikira, hari abantu bagiye bakugira inama. Abo rero ugenda ubazirikana igihe cyose, ukavuga uti uyu muntu ntabwo namwibagirwa. Rimwe na rimwe ukazabona uramutunguye, ukabona umugezeho, ukabona uramuhamagaye, ukabona se hari ikintu umwoherereje, ukabona hari kado umuhaye, hari impano umuhaye, akavuga uti nukuri nazirikanye cya gihe wabanye nanjye. Bantu b'Imana, mujye muzirikana, kuko n'Imana irazirikana. Mujye muzirikana, muzirikana abantu babagiriye neza, muzirikana abantu bahagararanye namwe mu gihe gikomeye, muzirikane abantu bahagararanye namwe mu birori mubifite, kuko hari igihe n'umuntu ushobora kugira ibirori ariko ukabura umuntu ubigushyigikiramo. Rero wa muntu ukuba hafi mu buryo bwose ujye umuzirikana. Imana nayo irazirikana. Iyo wabanye nayo ukaba umukristo mwiza, iyo wabanye nayo ukayikomezaho, ntuteshuke, ntujarajaze umutima, ukizera Imana, n'iyo ibihe byahinduka bigasa nkaho bitakubanye byiza, ariko ugakomeza ukikomeza ku Mana, Imana irazirikana. Nje kukubwira ngo Imana irazirikana, kandi kuzirikane, izirikane imirimo yawe, izirikane neza wayeretse, izirikane uko wayivuze neza. Hari abantu bazi kuvuga Imana neza, ibyo nabyo irabizirikana. Hari abantu bazi gukorera Imana neza, ibyo nabyo irabizirikana.
rero mujye mureka dukorera Imana neza kuko izaduhemba, ngo izaduha amakamba ngo atatseho inyenyeri, ngo izaduhanagura amarira yose twarize. Imana irazirikana rero, Imana ishimwe. Uyu munsi ndashaka kuganira ku gitabo cyo Kuva, hanyuma turasoma ibice byaho bitatu, turahera ku murongo wa mbere turebe icyo ijambo ry'Imana rivuga. Mujye mureka dutinde mu ijambo ry'Imana, mujye mureka dushaka ukuntu twatindana n'Imana. Ujye uha Imana igihe mu masaha yose 24, ujye ushakamo igihe cyo guha Imana, ujye ushakamo igihe cyo guha Imana, uyiha igihe nayo. Imana uyihaye igihe irabizirikana, izirikana ibyo wakoze, izirikana igihe wayihaye. Rero turareba ibice byaho bitatu mu gitabo cyo Kuva. Umutwe w'amagambo uravuga ngo Imana ibonekera Mose mu gihuru cyaka umuriro. Imana ibonekera Mose mu gihuru cyaka umuriro. Kubonekerwa cyangwa se kubonekerwa, Imana ibonekera Mose, kumwiyereka. Umuntu ukabonekerwa, kwerekwa, ni ukwerekwa. Imana yaramubonekeye, yareretswe. Uyu Mose ninde? Kuko Bibiliya ivuze Mose abonekerwa n'Imana, ngo ariko ayibona mu gihuru. Ayibona mu gihuru, ndumva wari ukwiriye gutekereza. Bivuga ngo Imana ntaho utahura nayo, ntaho utayibona, nta gihe utabona Imana. Iyo wikomeje ku Mana, iyo wahamije Imana, naho ibihe byakujyana mu bundi buzima, Imana izahakwiyerekera. Birashoboka ko ubuzima bushobora guhinduka, ugahindura umudugudu utuyeho, ugahinduka, akazi kagahinduka, imibereho igahinduka, ariko naho kubera ko Imana izirikana, irakwigaragariza aho hantu ukayibona. Ubu rero Mose ngo yabonye Imana, ariko yibona mu gihuru, ngo ayibona mu gihuru. Ni igitangaza, ni ibintu bidasanzwe. Imana ayibona mu gihuru. Yari amenyereye kuyibona hagati mu mukumbi w'abantu. Hari ahantu tumenyereye kubona Imana mu nsengero, iyo twagiye ngo tugiye gusenga Imana tukumva niho turi buhurire nayo. Twahagera tukanaca bugufi, hari abakora ikimenyetso, hari abarekana sinye yuko bageze mu rusengero, ni byiza. Ariko nabwo Imana ibana natwe, Imana igendana nawe, Imana ikurimo, uru rusengero rw'Uwiteka. Niyo mpamvu Pawulo yavuze ijambo rikomeye ngo nimureke imibiri yacu ibi bitambo bizima ngo bishimwa n'Imana. Imana iri muri wowe. Niyo waba uri muri gereza yakwiyereka, uri kwa muganga ku gitanda cy'uburwayi yakwiyereka. Uyu mugabo Mose Imana yayibonye mu gihuru ngo cyaka umuriro. Hari Imana ikwigaragariza aho uri hose iyo wabanye nayo. Gusa narinje kukubwira ngo Imana irazirikana. Jya ukorera Imana n'umutima umwe, n'ubwenge bwawe n'ibitekerezo byawe byose, n'imbaraga ufite jya uzikoresha mu murimo w'Imana. Kuko Imana dukorera, Imana dusenga, iyo twizeye irazirikana. Pawulo yabibwiye Abefeso mu bice 3 ku murongo wa 20, aravuga ngo Imana ngo iyo twizera ibasha gukora ibiruta ibyo dusaba, ngo nibyo twibwira mu mitima, ngo nk'uko imbaraga zayo zingana. Bakristo, inshuti zacu, bakunzi ba Philadelifia, bakunzi ba Kristo, ndagira ngo mukomerere mu Mwami Imana. Iyo twizeye, iyo dusenga, iyo twakurikiye, ibasha gukora ibiruta ibyo dusaba n'ibyo twibwira, ngo nk'uko imbaraga zayo izidukoreramo zingana. Imana ishimwe. Iyi Mana yiyeretse Mose mu gihuru cyaka umuriro, ngo abona igihuru kiri kwaka umuriro, ngo ariko ngo nticyakongoka. Umurongo wa mbere havuze ngo iki? Ngo icyo gihe Mose yaragiraga umukumbi wa Yetiro sebukwe. Icyo gihe Mose yaragiraga umukumbi wa Yetiro sebukwe, umutambyi w'Imediyani, aturukiriza umukumbi inyuma y'ubutayu, ajya ku musozi w'Imana witwa Horebu. Mana ishimwe.
igihe Mose yabonye igihuru, yabonye Imana akayibona mu gihuru, igihuru kiba mu ishyamba ubundi, uretse uduhuru bakunda gukora mu majaride na hehe, ariko ubundi ibihuru ibintu by'amashyamba biba biri inzitane, ugasanga inzitane yose bayita igihuru. Ibintu by'inzitane ni igihuru, nawe ushobora kuba uri mu bibazo igihuru cyanyugarije, ariko aho naho Imana irakwiyereka, aho naho uhura n'Imana. Rero Mose ngo aragira intama za sebukwe Yetiro. Nabwo byari ibintu bitangaje, kuko uyu Mose Bibiliya iri kuvuga wabonye Imana mu ishyamba, nta byiringiro yari agifite, yageze igihe ajya mu kibazo. Bibiliya ivuga ko yari umuheburayo, igihe abaheburayo babaga muri Egiputa, baba ku musozi wabo wa Goshene, ngo Farawo yigeze kubona bari kugwira, abona bagwira, ngo akoresha inama, abwira abantu ati nimuze tujye mu nama, bari abantu bari kugwira, kandi burya abantu bagwira bashobora kuturusha amaboko, dukora iki? Ngo bafata umwanzuro yuko Farawo ubwe aravuga ati tubwire abaforomokazi nibajya babyaza abaheburayo bajye banigira abana babo mu matako, nibabona ari umuhungu bamwice. Ngo ariko uwo mwanzuro ntiwagerwamo, kuko iyo nama yarimo abaheburayo kazi ntibabikora. Noneho ngo afata izindi ngamba zo gufata abo bana ngo bazabicire ku bibero bya ba nyina baramutse bavutse ari abahungu. Ariko Imana kuko irinda isezerano, irinda icyo yavuze, icyo Imana yakuvuzeho izakirinda. Niyo uzaca mu mazi ntazagutembana, nuca mu muriro ntuzashya. Imana izakurinda, isezerano rirarinda. Niba ufite icyo Imana yakuvuzeho, jya ugerageza kubaha Imana, kuko izakurinda. Niyo hatera icyorezo kimeze gite, isezerano rizakurinda. Niyo waba uri mu ndege ikamanuka, isezerano rizakurinda. Imana rero irinda Mose, ngo iramurinda. Baza kumujugunya mu mazi, ngo aza gutoragurwa n'umukobwa wa Farawo, ngo umukobwa wa Farawo Imana imuteramo umutima wo kujya kogera mu mazi asanzwe, ntiyajya muri za pisine, kandi yari umwana w'umwami, yari kujya muri pisine ashatse yari yose, ariko ngo imuteze umwete, yiyumvamwo kujya kogera mu mazi asanzwe atemba yo mu bishanga se, cyangwa ahantu mu nyanja, ahantu hari amazi mu mfunzo. Urumva niko Imana ijya ibigenza, yagira ngo irokore Mose, niko amaboko y'Imana akora. Ngo Mose uwo munsi arakira, umukobwa wa Farawo ngo yibonera umwana, niko Bibiliya ivuga. Ngo aza kubona Mose aramutoragura, amushyira mu kato, aramujyana, ngo amujyane iwabo, ariko uwo mwana ngo yoswa na nyina. Ndashaka kukubwira ngo umugambi w'Imana, Imana irazirikana. Rero ngo Mose akurira mu rugo rwa Farawo, ariko ameza kumenya amakuru ko ari umuheburayo nk'abandi aho bari, aho bakoreshwaga imirimo y'uburetwa. Ngo yanga kugomeza kwitwa umwana w'umukobwa wa Farawo, aravuga ati nsanze bene wacu mbabarane nabo. Ngo agira ishyaka, njya nkunda kubigisha ku ishyaka, njya nkunda kuvuga ku ishyaka, mwuka w'Imana ajya akunda kunshyiramo uwo mwuka wo kubwiriza ku ishyaka. Iyo ugiriye Imana ishyaka nawe irarikugirira. Hanyuma ngo Mose agira ati, ngo aza kumva hari ibintu byamunaniye kwihangana, kubona abantu barengana. Aravuga ati bisi byo, hagira ibintu yanga, abyanze rero bimuteza akaga. Baravuga ati tumwice, ariko bagiye umugambi ati two kukica tukijugunye kigende, kizicwa n'ubutayu, ubutayu buzakimira. Ariko reka nkubwire, ahantu hose bazakujugunya Imana izahagusanga. Imana irazirikana. Mose amaze kubasohokamo, ngo yagiye bazi ko azicwa n'izuba n'umusenyi wo mu butayu, n'izuba ry'ubutayu, n'inkongo n'inyamaswa se, azicwa n'ubutayu. Ariko aragenda ngo aza kugwa ku bakobwa ba Yetiro. Uyu Yetiro w'umumediyane yari yarabyaye abakobwa benshi, nta muhungu yagiraga. Baramwakira, agera iwabo. Imana itugirire neza. Agera iwabo, agera kwa Yetiro. Ngo amare kugera kwa Yetiro, ngo amaze kugerayo, umukobwa wa Yetiro aba umukwe we. Ariko umugambi w'Imana bigaragare ko abari kumwe na Mose bumvaga ko atakiri mu mugambi w'Imana. Yari yarahabye, yaragiye mu bamediyane, ari mu banyamahanga,
ava mu isezerano, ava mu gihe aho abandi bari, ariko kuko Imana izirikana ikurikirana Mose ariyakira. Ubu hari abantu biyakiriye ngo nta kundi, ngo iyi ndwara nukunyica, nta ariko komeza wubaha Imana, na nyuma ya zeri irakora. Hari abantu biyakiriye ngo reka danga ubuse nabona inzu, nabona imodoka, sinkibyaye. Ndakubwira ngo Imana dusenga irazirikana, Imana dusenga irazirikana. Watanze amaturo, tanga icya 10, ukorera Imana, ariko ukabona ubukene buri kuza, ukabona ntabwo utera imbere. Imana dusenga irazirikana. Iyazirikanye Mose ikamwiyereka mu gihuru. Uyu munsi hari ahantu iri bukwiyerekere. Nushaka uri wenyine, nushaka uri umushomeri umazemo igihe, nushaka ukuze ufite imyaka 40 n'ingahe, Imana dusenga irazirikana. Nushaka uvuga uti yabikimpaye akazi, yabikimpaye inzu, nayibuze nkikora, Imana dusenga irazirikana. Iyiyeretse Mose ari mu gihuru, uyu munsi yakwiyereka. Mwene data, Imana dusenga irazirikana. Nushaka uburi mu buzima busa nk'ubwahindutse, abantu bamaze kukwita amazina, nawe uri kwireba ukabona hari irindi zina rikuriho, urumva utagishaka kwitwa izina ry'umugisha. Uwitwa Naomi ngo yarahungutse kuko yari yarahunze inzara, bamubwiye ko inzara yashize ngo arahunguka. Aje baravuga bati Naomi yaje. Ubwo arivugira ati nsigaye nitwa Mara, ati kuko Uwiteka ngize ushaririye. Birashoboka ko nawe wireba ukabona warashaririye mu buzima bwawe, ariko niyo wabanye n'Imana ugakorera Imana neza, ukayivuga neza, ugakorera Imana n'imbaraga zawe n'ubwenge bwawe, ukakira umwuka wera muri wowe, ukifuza ibihimbano by'umwuka, ukagambirira kugira neza, ukagira ishyaka, Imana irazirikana. Nta buzima itagusangamo, nta buzima itagusangamo, nta buzima itahindura. Mu yandi magambo, Mose rero ngo abona igihuru cyaka umuriro ariko nticyakongoka. Kubera iki? Imana yari ihagararanye na, yari yigaragarije mu gihuru. Umurongo wa 2 havuze ngo iki? Marayika w'Uwiteka abonekera Mose, abonekera mu kirimi cy'umuriro, mu kirimi cy'umuriro kiva hagati mu gihuru cy'amahwa. Marayika w'Uwiteka abonekera mu kirimi cy'umuriro kiva hagati mu gihuru cy'amahwa. Marayika w'Uwiteka abonekera muri icyo gihuru cy'amahwa kiri hagati. Cyari igihuru cy'amahwa kiri hagati cyaka umuriro, ariko ngo cyaka ngo ntigikongoke. Mose ahura n'ikibazo, aravuga ati ni ishyano mbonye, kuki igihuru cyaka ntigikongoke? Hari ibintu mu Mana tubona tukabona ni bishyashya, tukabona biratangaje. Iyo wubashye Imana, hari ibintu Imana igukorera, hari ibintu ikwereka ukabona biratangaje. Ukagira iyerekwa ukabona uri mu modoka nziza, ukagira iyerekwa ukabona uri muri korari se, ukagira iyerekwa ukabona uri umuhanuzi, ukagira iyerekwa ukabona uvuga ubutumwa, ukagira iyerekwa ukabona usengera abarwayi. Ni ibintu ugatekereza ko iwanyu nta n'umuntu wagiraga Bibiliya, ariko kuko Imana izirikana, Imana ntabwo irobanura ku butoni. Iyerekwa ufite niba wubaha Imana uryizere. Niba uri umukristo wubaha Imana, ntugire ikintu kigutera ubwoba, Imana irazirikana. Ntuterwe ubwoba n'igihe utindiye kwa muganga. Uyu munsi tuvugana ubu hari umuntu uri kwa muganga uharyamye pe, unakurikirana irivuga butumwa yibereye kwa muganga, yahagize iwe mu rugo. Kubera iki? Kubera uburwayi butamwemerera gutaha ngo asubireyo. Ariko reka nkubwire, haracyari ibyiringiro, haracyari ibyiringiro rwose. Ndagira ngo nkubwire ngo iyaguhamagaye niyo kwizerwa. Ndashaka no kugusengera Imana. Rero ngo Mose abona igihuru cyaka umuriro ariko nicyakongoka. Marayika w'Imana yari muri icyo gihuru, Imana yari ihagazemo, Imana ihagaranye nawe. Mose yari yaragize ishyaka avugira bene wabo.
hari ibintu yari yaranze kumva, hari ibintu yari yaranze kwemera. Mwene data, ndagira ngo usengere ugire ishyaka ryiza. Imana irazirikana, Imana irazirikana. Iyazirikanye Mose yari asigaye ari umushumba wo kwa sebukwe. Ibaze kujya kuragira cyangwa se kujya guca inshuro ukayica kwa sobukwe. Kandi muzi ko abantu benshi bakunda kwirarira niyo bagezeyo, bakirarira, kagenda yambaye umwenda niyo yawutira. Iyo ugiye kwa sobukwe hari ukuntu witwara, hari ukuntu wifata. Ariko Mose yarahageze, anaragira intama, aba umushumba, arabyemera. Umuntu wari ufite isezerano ry'Imana, umuntu wari mu bana bisezerano. Rero ntuterwe ubwoba, narinje kukubwira ngo Imana irazirikana. Ntuterwe ubwoba n'ubuzima uhagazemo, ntuterwe ubwoba naho usigaye wicaye, ntuterwe ubwoba naho umaze kugera. Imana irazirikana, Imana ikwiyereke. Ndangije mvuga ngo Imana ikwiyereke nk'uko yiyeretse Mose. Ndangije mvuga ngo Imana ikwiyereke. Marayika w'Imana agera iwawe, marayika w'Imana gutunguza ibyiza. Ndangije nkubwira ngo shaka kubana n'Imana kuko Imana irazirikana. Njya numva abantu benshi bavuga ngo jewe ngo ntaranakizwa, ngo nari ifite ubuzima. Ntabwo ubuzima butari mu Imana se n'ubuye, ntabwo. Ngiye kugusengera ugire kubana n'Imana. Birashoboka ko kuva mu kwezi kwa mbere kugera muri uku kwa 12 ntabwo utekereza uburyo wagiye witwara, ariko noneho ufata ingamba, kuko biravugira ngo byacyane ntimubyiteho, byashizemwe kubyibuka. Dore ngiye gukora ikintu gishya. Imana ishaka ko wisubiyeho n'uyu munsi, Imana yahagarana nawe. Shaka kubana n'Imana kandi ntucike intege. Niba ari aho wahamije Imana neza, niba ukibirimo, Imana irazirikana. Ibyo itaguhaye ejo uyu munsi yabiguha, ibyo itaguhaye mu kwezi gushize uyu munsi wabyakira. Ndashaka kugusengera. Iki Imana igushakaho ni iki? Nukugira inzira z'igisiyoni, nukugira kuyikomezaho, nukugira kubana nayo, nukugira guhamya mu mutima wawe. Nta kindi. Ubwo burwayi Imana yabugukiza, ubwo burwayi Imana yiteguye kugukura muri icyo kibazo. Imana irashaka kukwiyereka mu mpera z'uyu mwaka. Bamaso gusa, uyihanga amaso, yibutse imirimo, uyigira ishyaka ryayo. Imana irazirikana. Ngiye kugusengera. Urakoze Kristo. Iri ni ijambo ryawe, ndarisengeye mu izina rya Yesu Kristo. Uha abantu gukora neza, uha abantu kugira ishyaka, uha abantu kugira umutima mwiza, uha abantu gukizwa. Ongera agakiza mu bantu, Mwami Yesu. Gabanya umubare w'abarimbuka, ongera umubare w'abakizwa, abantu bakizwe, abantu bubaha Imana, abantu bakwikomezeho, kuko ni wowe byose, nta kijya kikunanira. Niko wabwiye Mose ngo witwishobora byose. Mu izina rya Yesu, kiza uyu muntu urwaye. Mwami, mwiyereke, yereke uyu mugore, yereke uyu mugabo, yereke uyu musore, yereke uyu mukobwa, yereke ubwoko bwawe Mana. Wiyeretse Mose mu gihuru cyaka umuriro, yerekane mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, yerekane mu mahanga hirya no hino, yerekane Mana ku bantu bagukeneye, ku bantu bagushaka, ku bantu baguhanze amaso. Nubiyereke, wiyeretse Abisirayeli mu gicuku cya nyuma. Mu izina rya Yesu, ugira icyo ukora mu mpera z'uyu mwaka. Hagira umuntu wiyereka Mana, hagira umugore wiyereka, hagira umugabo wiyereka, hagira umuntu wiyereka, abagukoraho bose, abaguhanze amaso, ubiyereke Kristo. Urakoze kubyumvise, urakoze kubikoze. Sengeye abarwayi, ndwara izo arizo zose, iz'imyuka mibi, ndwara z'amayobera. Mu izina rya Yesu, kiza abarwayi, bohora ababoshye, buri muntu wese abona ukuboko kwawe. Urakoze Mwami wanjye, urakoze Kristo w'i Nazareti, urakoze Mwami Yesu. Icyubahiro kibi cyawe nabigushimiye mu izina rya Yesu. Sengeye igihugu cyacu Mana, komeza ugishyigikire, komeza ugifata amaboko, shyigikira abayobozi bacu, shyigikira igihugu, shyigikira abanyarwanda mu izina rya Yesu. Gwiza agakiza mu mitima yabo. Urakoze Mana, ndabigushimiye. Shyigikira itorero, shyigikira abashumba, shyigikira abakristo, abakozi bawe bose, abavuga izina ryawe, abagukorera bakubashye. Mana, nubashyigikire. Izina ryawe rihabwe icyubahiro, ni mu izina rya Yesu. Amen. Imana ishimwe. Nuko nababwiye ni Gatera Jose guturuka muri Philadelifia. Ariko reka mbahe telefone kugira ngo mbafashe, waramuka yifuje ko mufasha cyangwa hari icyo udasobanukiwe nabyo nagufasha. Ni 07 8 50 98 94 4 07 8 50 98 94 4. Imana ibaha umugisha.